usanga ingeso zimwe na zimwe akanywa inzoga cyane nkamukasora ingabo zireke wapi yakomeje kunywa inzoga natwite nanone se hari byaho gushobora kuba byaraviremo kira kibazo twahuye nacyo gihe gishize ntamenya aho hagaze hariho ntamenye niba ari umukobwa cyangwa ari umugore ari umugore none twibaza ati amerezo nayahe kandi none ingeso noneho ntabwo ingeso iri kugenda icika nagakwire nziko nari nzi ko wenda zatuza nkaba nkubaza iki kandi mo kubona acting ukuntu uri kwactinga ukuntu murabikora ndimo kubireba n'amaso yanjye cyane kagasuzugura n'ubundi avuga ati n'ubundi yaturutse araza azasubire n'ubundi biramushakaga narabibonye none se ko safite intebe se nafite televiziyo sibye n'intebe n'indi mishinga twe twarapanze ye nari nzi ko uramwana nzamuhindura ariko biranze n'ubundi piste namusanze minyo yakibyinira nagara umwana shara n'umuntu mukuru mu bwonko ni mukuru rakora ibyaha bayikazi bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show ntibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi kandi nzere ko mumeze neza mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje ndashimira ko n'abandi bitekerezo mugenda mutanga muri comment mwese mugenda mugira abantu inama bitewe n'ibiganiro tugiye tuba twagiranye bigiye bitandukanye ndabashimira harimo no mubagira inama papa wase hari abantu benshi bagenda bampamagara banyoherereza amarinki y'ibiganiro bambwira bati papa wase dore mugira inama ibintu nk'ibi izo nama zanyu nizo zigenda zikorera abantu bitangaza nyine ugasanga kuko baravuga ngo nta muntu umwe wigira inama ariko iyo wanditse muri comment ukavuga ati ikintu ndi kukibona gutya uriya muntu nakore gutya buriya ubugize umusanzu nyine mu myanzuro y'ubuzima nyine muri rusange niyo mpamvu mwese mbashimira uyu munsi ndi kumwe na papa wase ngira ngo muri kumubona hari benshi babwiye bati uzatumire papa wase umuganirize umugira inama ndetse natwe turi kumugira inama ku byabona ku byo tubona ku bintu bigaragarira amaso yacu ibyo rero ngewe ntago ikintu munambwiye sinkirengagiza ahubwo nkikora kuko nanjye mba mbona koko icyo mbwiye ari ukuri haciyeho iminsi tubona ibiganiro bigiye bitandukanye na papa wase yarabibonye ubwo niyo mpamvu tugiye kuganira bitewe n'inama abantu bagiye bangira n'ama message bagiye banyandikira ndetse na papa wase ubwo akambwira bati ibintu ntago bimeze neza niyo mpamvu tugiye kuganira nawe kuri uyu munsi papa wase tuguhaye ikaze. Okay murakoze cyane umeze neza ndashima Imana kwafe kiteye ubwoba uyu munsi kwafe uyu munsi sizubwo nakubyara nuko imara stress igihe umuntu afite stress reka ngusaba akantu wihangana use n'ubunama gake abantu babashe kureba iyo kwafe nunamye nkuko nabisabye nkuko bisabye reka mbigukorere ariko yogoshe sinzi nimba bari kubibona uruhande rumwe hariho umusatsi mwinshi ahandi yamazeho ambo bura rero abantu batabizi wenda mbibasobanurire neza dusobanurire ko nanjye nabonye ngo ko ushushanya umutima yego ukawucamo kabiri bura abantu benshi bareba ukushushanyije umutima ukabucitsemo kabiri abatazi bisobanuro byawe bati kwa kuntu warakunze ikintu cyangwa ugakunda umuntu waramuhaye umutima wawe wose nyuma bikarangira awuciyemo kabiri ariko biturutse kuri we ku ruhande niyo mpamvu rero nashizemo no kwa none se ko waciye umutwemo kabiri nuko mpamvu nawuciyemo kabiri nibyo ndimo ndagusobanurira bati umutima wanjye aho ugeze ubu ngubu wacitsemo kabiri n'umutwe wese makucamo kabiri ntago byoroshye cyane nashatse kugira ngo mbyerekane nyine abantu bose ndakubonye ndavuga se umuntu yakogoshe ninjoro uhita umbwira ati reka ninjye nabishatse oya ntabwo ari ninjoro niyo mpamvu ngusobanurira ati biri kujyana n'amarangamutima mfite ubu ngubu meze nabi ubuzima busanzwe ntabwo byoroshye urukundo rwanjye rwajemo ibibazo urugo ahubwo urugo byose iyo umuntu avuze urugo n'urukundo byuma byose biba biri hamwe ababyumva bahita babyumva vuba mbese biri mu bintu byatumye uhindura kwafi ni ukuvuga ati abazi ino symbole nakoze bahita babyumva vuba cyane ni kwa kundi umutima ubufatanye bikananyura detashe reka noneho tubivuge noneho twimbitse yego hari ibiganiro tumaze iminsi twese tubona ndetse nawe wambwiye ko wabibonye uti ibiganiro by'umudamu wawe Farid aboneka akwiriye kubivugaho cyane oye turabivugaho cyane kubera ko birimo kuba kandi warabibonye ntabwo ari amagambo erega buriya ikintu gihari urakivuga kuko nuko uvuze ngo umutima wawe ngo warasadutse cyangwa warababaye muri iyi minsi ugomba kubivugaho kugira ngo nawe wivure cyangwa se ukabishakira n'umuti w'ikibazo siko bimeze niko bimeze pe ni ukuvuga ati abanyumva bambona bagenda badufasha mu bitekerezo icyo nashaka kubabwira no kuvuga ati
ibyo mbajije nibyo ngomba gusubiza kandi bivuye umuzi. Muri minsi ntabwo meze neza cyane bitewe n'umugore wanjye bita Farida. Nagendeye hirya no hino numva inkuru n'abandi babimbwira nangenda mbibona, ariko uko namubonaga siko nabisanze. Narabonye mvuga ati mbonye umukobwa mwiza, mbonye umuntu agira umugore, mvuga ati nibura mbonye ahantu uzaza nduhukira, umutima wanjye uzabaho neza nishimye. Ariko ibyaje kumbaho nyuma nagahuma munwa. Sanze naribeshye cyane. Ubu ngubu ugeze n'izisa nicyo kibazo mfite kabisa. Ariko utangiye kubibona kubera bira biganira ari gukora. Oya, no kuvuga ati suba ati ngo mbibonye ubu ngubu kubiganira birimo kuba cyandi birimo kuba nabonye. Oya, ariko hari ukuntu ibintu biba nibiye ngombwa ko byose ubivuga. Ukavuga ati no muntu. Hari n'ibindi byabaye imbere se ntiwabivuga? Byinshi cyane pe byinshi. Kandi baratubwiraga ko umugore wawe ari marayika murinzi Imana yakwihereye, ari urubavu rwawe rwose umva rwahuye n'izindi zawe. No kuvuga ati rero Keza, uvuga ati ukuntu bimeze, hari ukuntu ubana n'umuntu ukavuga ati no muntu zangenda mwigisha gake gake ingeso afite agenda zikora iki azicikamo. Ariko nasanze burya ni wa muntu mubwira, ni wa muntu ujya korosa ugasanga yabyutse. Yangurira utuntu twudushya cyane. Utabimenyaga se ko wabaga wishimye ko ari ukurenzaho? Oya, hari ukuntu wenda ni ukurenzaho, ariko hari ukuntu uri kumwe n'umuntu ukavuga ati no muntu nzangenda mwigisha gake gake, urabona yarakira umwana muto, uvuga ati uyu ni umwana muto nibura azagenda yumva. Ariko siko byagenze. Usanga ingeso zimwe na zimwe akanywa inzoga cyane nka mukasora ingabo zireke wapi. Yakomeje kunywa inzoga anatwite nanone se? Hari ibyaho gushobora kuba byaraviriyemo kiriya kibazo twahuye nacyo igihe gishize. Urumva ikintu kijyanye n'inzoga cyo n'ubundi yarazinywaga mbere nyine akiri kumwe n'uwo musore agitwite, ariko mugihura kuko nabonaga ameze neza mwishimye, nahise mvuga nibura papa wasi yamushyize ku murongo yazivuyeho nyine nagakizinga. Keza, unyumve neza, ni byinshi n'ujya kumva aho umugabo ageze igihe akaganira ibintu birimo kubera mu rugo rwe, ujye umenya ko bafite iki inimba ku mutima. Birabaje cyane, hari igihe yifataga akanywa n'amarikeri akanywa, kandi ahamye ko yaranabikoraga natwite. Nyuma urabitswe abagabo ntabwo tujya twita ku bintu byinshi ibije byose ntabwo tubyitaho, tuba tuzi ko responsable iba ari y'umugore, umugore niwe ugomba gukurikirana ibirimo kuba. Ariko nyuma naje gushiraho ikosa ndavuga ati ishobora kuba byakwanga byakunda, mama wase yarabigizemo uruhare, ariko naje gusanga ndimo ndabeshya. Ni nako mwabanje kuvuga ndetse naho arabitsindagira. Nago ariko kuri aho gukuri naje kubona kuntu byagenze, ngiye ko naje gushira amaso nkareba neza nitonze. Ashira n'ubwenge kugiye. Shobora kuba ari ikibazo cyajemo cy'inzoga nyinshi cyane yanyweye uriya mwana mukobwa. Yazinyweye pe. None amplisi akavanga n'umusangwe za rufuro ejo akanywa rikeri. Nuko nguko. Na mbere mutarahura yaranywaga original, ariko tukamubwira ati wareke yahinzoga byibura basi ushobora kunywa, akavuga ngo n'umwana ubuzishaka. Ngo mwana nga hari ukuntu nyine ngo twita niba yari yarazitwitiye sinzi. Kuvuga okay ushobora gutwitira inzoga ariko ukagira ubwoko unywa. Kavuga ati niba ari primus ebyiri asibye ibintu bibaho ngomba kuzinywa simbizi kandi zanjye so vuga ati hari n'ababi. Oya Faredo menya haba harimo n'icyaka wala ibyo uvuga n'ukuri n'icyaka kubera ko ushobora kuyitwitira, ariko ikintu watwitiye ntabwo bivuze ngo kimwe cyende ko kwica. Ushobora gutwitira wenda tuvuge primus, bishobora kuba reka tuvuge ko bidashoboka, bishobora kuba ariko umwe cyangwa ebyiri, kuko urumva ubukeneye kumva umwuka wayo gusa ntabwo ukeneye gusinda. We rero yanyweraga kugira ngo asinde ajye muri furi wa mugani we. Ubu ngubu rero Keza, ubu ngubu aho ngeze kano kanya n'ubwo kumara gutya ntago nishimye. Ibyo byose byarabagoka byihanganira. Ntago nishimye neza pe, bigeze aho nangera kwifuza gusubiraho narindi. Ariko amazi atakiri yandi. Ariko twarakubwiye tuti oya kumbyina ntago nari kubyumva gute se? Ntago nari kubyumva. Ubu ngubu uzi ikintu ndi kwicuza, ndi kureba aho naturutse naho nageze, nibyo nagendaga ndwara nkabona byose bibaye zero. Ubundi mu bigaragara nta kintu kigaragara bapfuye na mama wase. Hari igihari kigaragara bavuga ati ni ikosa na mpamvu nakoze iki, nta kigaragara pe. Ya nta kigaragara, ariko urabizi abagabo twe uko duteye. Urabizi systeme z'abagabo uko duteye pe. Hari ibyangombwa mukavuga ati reka mindure mve kuri urwego ngiye kururu cyangwa mve hangange hangaha. Nuko nko babibenze rero, nuko ubu ngubu kano kanya sinzi uko nakubye ndi kwicuza pe. Wa muntu we wa mubyeyi we gusa uko biri kose
buriya iyo wakoze ikosa ukarimenya ukanicuza biba byiza kubera ko icyo gihe nyine uba uri kwibaza kuki kiriya kintu nagikoze. Ikibi buriya ni ugukora ikintu ni uko utemera ikosa wakoze. Buriya nicyo kintu kibi, ariko iyo wakoze ikosa ukemera nyine ukabyumva umutima ukavuga ati hari ahantu narakosheje, umutima ukabikubwira, aho ngaho rwose biba binashoboka ko na wa muntu uramutse ugiye ukamubwira uti rwose byagenze gutya nakoze ikosa, ushobora kubyumva ko nawe ni umuntu. Ikintu kibabaje ni ukuntu comportement ye itameze neza. Gute? Uvuga ati hari ukuntu uvuga ati ngewe ndi umumama wo mu rugo cyangwa ngewe ndi umukobwa wo mu rugo, urumva none muri ibyo bintu bibiri ntamenya aho ahagaze ahariho. Ntamenya niba ari umukobwa cyangwa ari umugore. Ari umugore. None twibaza ati amaherezo ni ayahe? Kandi none ingeso noneho ntabwo ingeso iri kugenda icika. Nagakwiriye nzi ko nari nzi ko wenda azatuza nk'umuntu uvuga ati mfite umugabo, urumva maze kubaka ngomba gutuza tukabana n'umugabo tugashaka abana tugakora urugo, mbese muri make tugakora umuryango muri make. Ariko siko ameze, bigaragara ko we icyo bashaka intego ye iyo maze kwikurura we yashakaga ajugunya agafata undi n'akajugunya. Amaherezo y'icyo amaherezo nyine urumva ako amaherezo ni uyazi. Urumva niba umenyanye n'umuntu mugakundana rwose ukabona ko mukunda, ariko yamara kuza nk'uko ubishaka ugahita utera wa mugano n'umugeri w'inyuma ugashaka undi uri imbere yawe, urumva ko amaherezo s'ubwo ubuzima wari ubuhe, ukomeze wirukanka mu bagabo paka. Wenda uko mbere byatangiye numvaga mwishimiye namukunze pe, narabibonye abantu benshi bagiye babibona, ariko aho bigeze noneho nta mesa kamwe nibura avuga ati ndi kumwe n'uyu ibi ndabiretse cyangwa ibi ngiye ndabikurikiye wapi. Baka kugera atangira kujya yinginga abantu yirwa arara amajoro yirukanka, birakabije cyane. Ese abikora utabizi cyangwa muba mwabiganira akakubwira ati ngiye aha naha ngiye kureba umuntu y'unoye? Ubwo urumva yaza akabinganiza nkabimukundira. Umuntu aza akakuganiza ngo ngiye gukora ibyuka mukunda ari umugore wo mu rugo, ntabwo byakunda. Bikora utabizi mbese ndavuga ngo iki abikora utabizi. Ntabwo dufite ikibazo muri iki gihe, dufite ikibazo rwose, dufite ikibazo cy'abagore. Abagore baranze baratunaniye pe, baranze barananiranye, turananiranye muri make twese hamwe. Ariko icyo nzi cyo umugore aranze akoze iki, arananiye. Arakunaniye kumugaragara izuba riva. Umugore arananiye. Abati nanda hari umuntu wigeze kumbwira ntago ari nje ubivuze mwabantu. Ntago ari nje ubivuze n'umuntu nje wabimbwiye. Nge nuko mvuga ibintu abantu bambwiye bakavuga wenda bagashaka kuganira. Bavuze bati ntandaye ibinsirimo. Ntago mvuze ko Farida ari indaya, nta nubwo yariyo. Nyine ni nko kuvuga ati uko yarari nyine ntago yahinduka. Urumva afite imico yari afite mbere urayimusangana, ariko kugira ngo yijijishe nk'umwaka ushire wenda kwihishemo biramunanira. Ubu nibwo abishyize hanze. Ibazaho kugira ngo Farida sinzi ikibazo byagera afate impeta. Nge none ikiganiro wakoze ari kwirukanka nyuma ya Kayuzi. Biriya bintu narabibonye. Umva ngureka mwambika impeta ngo biriya bintu narabibonye. Farida umugore, reka nge nibareze Farida. Wowe uzi ko ufite umugabo wambuye umugore, uwo mugore uramuzi, uwo mugore mwaraganiriye, uwo mugore wamwambuye umugabo araceceka aratuza, utwara umugabo uramugumana arakwihorera, utwara ibyo mu nzu umugabo arabikuzanira urabigumana, umugore arakwihorera, abana baraburara umugore arakwihorera. None urifashe utaye wa mugabo waje gusanga, ugiye kwinginga ubusore bw'ubutinganyi ngo reka nkwambike basi wabuza abasore. Buriya umuntu ashaka guca inyuma, ariko akaguca inyuma ku muntu ubona nyine ufatika. Hari ibintu utazi buriya, sibyo? Hari ibintu utazi cyane abyo ngiye kukubwira ngo kano kanya aho bigeze. Ngewe pe ndarambiwe, ubyumve cyane, ndarambiwe kandi cyane. Nubwo ati wabigeze ntabwo akiri umugore mu rugo. Niki se? Oya, mubana ko muri kumwe? Na ubwo mwege niko mubibona, abari hanze niko babibona, ariko twige muzi ntabwo akiri umugore mu rugo.
nose nimba abona afata umwanya akagenda yirukanka nyuma y'abasore abambika amameta afite umugabo mu rugo banamufata ngo banamufashe ngo baryamanye na Kayusi niyambaye biteye bati wa wundi nanze kuva mbere n'ubundi nakomeje kugenda ndwanira icyaka mvuga ati uyu mukobwa kamufate mushire mu mago abo umugore nayitwa umugore ajya avuga ati mfite umugabo bati bigaragara ko wa muntu namukuraga n'ubundi yakora iki niwe ngiye gusubiraho hasi ndibaza yabuze iki ntabwo muhagije ushobora kubuta buriye bajye bavuga ngo umugore ajya guca umugabo inyuma hari icyo ngo yabuze bijya bivugwa kandi koko ntago yagenda ntacyo yabuze oya twereka twiganirire reka tuganire wenda birebabaje ariko reka tunaganire umugore ngajya guca umugabo guca umugore inyuma we ngo ni ibintu biba bisanzwe ngo ni ibintu biba bisanzwe ariko ngo umugore iyo yaguciye inyuma nuko hari ikintu aba yabuze mu rugo kitameze neza kandi burangwa akenshi babiri kuri tekinike umva rero ngubyire nagayira umuntu kubeshya bira ibintu byose nkuko bivuze ngo biba biri kuri tekinike nibyo ibyo uvuga n'ukuri ariko siko biba bimeze none byaratewe hari abantu batanyurwa hari umuntu utanyurwa urumva n'umuntu ashobora kurya wenda umunsi nimba ari inyama ejo akarya ifi ejo yabona hagarutsemo ibishyimbo akihangana ejo hagarukamo indagara bikaba ikibazo hari igihe mu mufuka byanga bikaba ariyo mpamvu yagenda none se nyine niyo system bavuga ati ngo bivuge gute kugira ngo byumve se wari ikintu gituma umuntu yagiye byose yarabifite wenda akavuga ati wenda ashaka kubavuga ati papa wase mu rugo hari oya reka turase ku ntego no kuvuga ati abenshi bagenda bitwaza bati mu buriri ntabwo haba mu buriri nadashoboye kandi nkabafite abagore babiri urumva ibyo bintu ntabwo bibaho byose byari bishobora kuvuga ati ni ingeso y'umuntu ni bya bindi bavuze kare nayiba umusirimu ubundi ingeso ipanyira nayiba umusirimu kubera iki n'ubundi ikintu kibabaza gambyene ikintu cyo kirimo kirababaza iyo utari kumenya aho uri murava numenya naho nawe rero nawe uri murabo ntiwari uza aho uri kujya oya ngewe ofete ngewe ukuntu namubonaga nuko nabibonaga nabonaga koga mwiza witonda ufite ejo hazaza akiri na muto nkavuga ati nibura hano umuntu aramutse ashizemo ibishoro nta gihombo kirimo waravuga ati ndemera hano ndashora n'inshake nzaho nta gihombo kirimo nakora n'imibare yose nkabona nta gihombo kirimo hajemo none yo gushya none ibihombo biraje ndi kwibaza ikintu kimwe se aho nasize nwitseho bizagenda gute urahazimye ute ari ukuntu nibyo nagira inama abantu ati tujye twitonda tujye twirinda tujye tunicunga cyane tugahubuke mu bintu hejuru y'ibyo turebesha amaso kuko ibyo urebesha amaso siko biba bimeze nk'abagabo mwereka hano hanze hari abakobwa beza hari n'abadamu beza wenda abandi batari abanyu b'abandi ariko nanone gufata umwanzuro ngo ugiye kuri uwo mukobwa ugasiga umugore buriya Imana yaduhisha ikintu cyo kora mu mutwe w'umuntu hari imibare abagufitiye ubu utazi nyine wo kareba inyuma ukabona amabuno ukabona imibare yo ni ngombwa ariko nyuma ariko ibyo nyine ntago wabimenya n'ubundi ubimenya nyine ari ukugezeyo gusa nanone ku rundi ruhande umuntu arakunda wari wakunze habwo wamugani wandirimbo ukunda urudashoboka wamugani n'uwo ukunze aragutenguha gusa ku rundi ruhande nekereza ko bigaragaye amaso atararenga inkombe gute se uvuze ngo bigaragaye amaso atararenga inkombe ugendeye gutyo nta gihe kinini gishize nyine muri kumwe cyane cyangwa nta buse hari ibishoro byinshi wari umaze gushora ku oya ibishoro byo kubishora byinshi byo ni ngombwa kuko n'ibishoro byaturutse mu rugo iwanjye urabizi ukuntu umugore yagiye areklama intebe wamusigisha Oya niko bigenda umva yewe nta n'impuhwe ngufitiye n'ibintu byose bikubaye wizingira ko nanjye kano kanya nazo nifitiye uretse mbanze nibutsa abantu uribuka tujya kwa iwawe mu rugo umugore akavuga ati haguruka twerekane izi ntebe uvuga wanguriye tugasanga ni intebe zacitse ni mwenda wacitse watabutse washizeho akatubwira ukuntu wafashe inziza ukazihageza ukazimwereka ukazikomezanya kwa Farida ukamusigira ziriya ngo ntangiye ubuzima urangije waravuze ngo ni Dubai wavuze ziriya ntebe zari Marina ngo ni Marina yego nabona byo ziriya ntebe zari Marina no kuvuga ati ukuntu byagenze oya uretse ko abagore ubundi twihangana ubundi abagabo namwe hari ahantu muba mudashobotse reka biratubyorere bira byose nakoze ndabona kano kabimbereze
ni 0. Namwana w'umukobwa rero ni bari ubu kano kasi namwita umudamu urumva ko iyo umuntu amaze kugukoshona ariko uracyari iwe nako muracyari kubana niba ari wowe simbizi ariko kugeza iyi saha uracyariyo urumva ko akiri umugore wawe rero arya buriya divorce abagabo barazisaba bazemere kuzisaba cyane abagore bemerewe kuzisaba bonye divorce urayisaba nde hari ubwo mwasezeranye niko wenda twabivuga we nasezerana ariko burya ntabwo ari ngombwa tujye gusezerana ku murenge cyangwa tubisabe ku murenge mwarisezeranyije ubwacu ku giti cyacu ntabwo bibaho kintu kuvuga ati aho bigeze none kano kanya sibye wenda gusaba abanyarwanda imbabazi n'abadukurikiye bose ikosa nararikoze nararibonye kandi bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo utisubiraho byari ubwa aho bigeze pe ramwana umukobwa sinyimushaka sinyimukeneye no kumubona amaso yanjye mbese sinzi uko nabikubwira yes akakanya kandi ari wowe wanyetse ko tutari kumwe iyo namaze kwereka ko mutari kumwe nta mpamvu yigeze aguha umuntu ashaka gukora ikosa ariko agataka kubwira ati rwose mugabo mwiza byagenze gutya byari akazi cyangwa se byancitse cyangwa banshutse nyine agatanga ubusobanuro ntabwo yigeze gusobanura impamvu yakoze bira byose ubwo narindira ubusobanuro ubu ushobora gutaka bikwibwira utari nabimumajije oya ndi umuntu mukuru sindi umwana ngo ufate umwanya wo kumbeshya nk'umwana muto usobanura ibyo ndimo kureba n'amaso yanjye ngiye ngomba kubireba ubwanjye nyifatira umwanzuro ukibibona rero wafashe uwe umwanzuro we mfashe kano kanya ufashe nonaha cyangwa wari warawufashe impamvu uvuze ati ngo mufashe kano kanya nuko ari ubwo ugiye kubimenya ariko ubundi umwanzuro n'ubu nari sanzwe ngoze iki mufite vuga ati none aho bigeze reka nshaka ukuntu nkuhamagara ubundi si wowe wamamagaraga ubundi ubona ngiye nifashe ngaguhamagara urumva ko biba bikomeye mvuga ni kabaye none urabaza ati nabitekereje maze kubitekereza ndavuga ati mboreka nkuhamagare nkubaze nimbe si by'amaso yanjye abona nawe nibura warigeze kubibonaho twese twarabibonye urumva aho bigeze rero nimba umuntu atakubahishije nawe ukora iki urarekura ubu se mama wase usubirayo kumusaba imbabazi mama wase ni umugore w'isezerano birumvikana usubiraho n'ubundi ari n'iwanjye ariko abagabo muri abana babi abagabo muraduta mwamara ko dutamukagaruka ngo ni iwanjye ntaba ari iwawe gute warahavuye ukagenda ni gute uva iwawe ubundi wenda ntago ngira ngo binsubize ko ntago wabona igisubizo mpaye ariko nanone urumva ukuntu yisuvuga ko hariya n'ubundi ngo ni iwanjye ntago yanareka kujyayo ko ari iwawe kuki wavuyeyo urumva nyine ko naravuye byari bimvanye narabibonye nabyirukansemo ndabibona amaze kubona ukuri nibi bimaze byose ndabibonye ukuri nibi byose nabibonye ahubwo ikintu nyine kiranga kano kanya zisa ni gute wowe urimo kuvuga uri kumuvugira ati ngo azaza ngo yesplike ambira ati ngo byagenze gutya biragenda nari nzi ko bwo yabikoze nyine kukubaza niba atarigeza gusaba imbabazi nyine cyangwa gusobanura impamvu yakoze bira byose twebwe abagabo ukuntu tubayeho ureba ibintu ukarenzaho uzi impamvu turenzaho nimba ubana n'umuntu mu nzu agakora ikintu atakikubwiye nyuma ukabyumva nabo hanze nyuma ukanabyibonera amaso ku maso ubwo nakwirirwa nza kukubaza iki wowe ntacyo nakwirirwa nza kukubaza nkaba nkubaza iki kandi ndimo kubibona acting ukuntu uri kwakitinga ukuntu murabikora ndimo kubireba n'amaso yanjye cyane kagasuzuguro n'ubundi avuga ati n'ubundi aho yaturutse araza azasubire n'ubundi biramushakaga narabibonye none se ko safite intebe se nafite televiziyo sibye n'intebe n'ibindi n'indi mishinga twe twarapanze urumva ubwo byose bise binduka zero ukabura gukiza abawe ugakiza n'ayabana n'ay'umugore hejuru umwana w'umukobwa nari narakunze nyuma byose sabigira zero hari abana bakiri bato nyine yiboneye udusore duto nkuko nawe wasize ariko ngiye nkunda ko ibintu byose cyakora ubundi buzima tubamo buri kintu cyose umuntu akoze kiramugarukira ikibi cyose umuntu akoze kiramugarukira wasize umugore wawe ngo areba ngo arashaje ariko ntabyo wavuze darika niyo kubeshyera waramusize ariko niyo mpamvu akenshi umugabo atumugore kuko ngabona kuze ngo hari abana bato wasize umugore usanga umwana muto umwana muto nawe arakubonye murigaraguranye arakureba byawe gatundinze nange reka nisubire mu bana bato ego uko ndi kubikubwira niko bimeze kereka nk'ubyene n'ubundi ngewe nakomeje kubireba nari nzi ko bizakunda bitewe n'uko abantu babivuga ati nibura umuntu abantu bakunda gucira abandi urubanza cyane urumva
nari nzi ko abantu ukuntu ari imbizi nzi ko abantu bakunda gucira abandi urubanza batoya hari igihe umuntu ubona ari mwiza cyangwa ukamubona ari mubi wowe ugahita ukora ikintu umujajinga hakiri kare njye nari nzi ko uriya mwana nzamuhindura ariko biranze n'ubundi piste namusanze y'imini ya kibyinira ntabwo ari umwana shara ni umuntu mukuru mu bwonko ni mukuru urakora ibyazi turimo gusoza rero gira ikintu ubwira Farida ugiye kugira ijambo ubwira Farida n'iryo ubwira mama wase icyo nabyira rero kuri mama wase icyo nabyira mama wase ambabarire ndicuza kano kanya imbere ya kamera urumva ke akenshi wowe wakunda kuganira nawe urabizi cyane akababara ke urakazi n'amarira yasutse mu maso yawe urayazi kano kanya nge ndasaba imbabazi umuryango nyarwanda nkasaba imbabazi umuryango wanjye harimo umugore n'abana banjye n'ababakomokaho bose ndasaba imbabazi zitisubiraho kandi ambabariye pe narashutswe ubu ndabyemeye pe bigaragara ko nakoze ikosa rikomeye cyane cya kabiri navuga cyerekeye kuri Farida twarabanye pe namubera umugabo mwiza naragerageje byansabye byose narabikoze naragerageje pe gushoboka ariko wabigeze hagati yanjye ngiye nawe tugomba gusigamo umwanya tugasigamo metero pe sinyimushaka mu buzima bwanjye ibyo nkoreye ndabibonye mu buzima bwanjye pe sinzi ukuntu nabikubwira sinshatse kuvuga byinshi ariko n'ubundi bajya bavuga ati ngo iyo ukuye umugore mu kabari n'ubundi ahanga bari umugore uba ukwiriye gukora iki kugira umugore niko abantu benshi bakunze kuvuga ariko si bivuze ko abantu bose bakora mu kabari bataba abagore kandi mbibonye tujye tuvuga vuga uwawe wivuga abagore bose kuko hari abagore bakora mu tubari kandi bijuze inshingano iyo umuntu yarakaye arangije no kubibona byose bitaba bibarusange ahubwo uvuga ngo hari abo binanira hari abagore bakora mu kabari cyangwa abakobwa bagendera ko nyine sinyishaka no kumubona ubu ngubu kano kanya turimo kuvugana keretse wenda sinzi no guhura nawe tukicarana rwose bishobora kuvamo ikibazo guhura mugomba guhura uzi impamvu mwahura wenda bikaba rimwe buriya ntushaka kuvugisha ukuri cyangwa kubwiza umuntu ukuri niba umuntu mubana mumaze igihe kingana gutya mubana nk'umugore n'umugabo ntago mwatandukana nk'abantu nk'abana buriya umuntu uramwicaza ukamubwira ikibazo cye ukamubwira icyo mupfuye kuko amakosa arayareba ukagenda umusezeye ntugende bujura ntugende tutazanavuga ngo papa wase yagiye anyibye icyo kintu uri kucyumva keza mva nkubwire neza gusa nguciye mu jambo nuko twabagabo tutavuga byinshi ngo kandi biri ku mutima tubishire ahagaragara ariko uramwana mukobwa go sinshaka no kumubona ukundi ndabyemera ariko wari ukeneye kuzongera guhura nawe mukaganira rimwe umubwira ko wowe nawe nyine umubwira nyine ibyo ushaka kumubwira ibyo birumvikana kugira ngo buriya niba muri abantu bakuru mwese niba mutandukanye ntimutandukane nka twa dusoresore wumva ngo umuntu ngo naramubuze ngo yaranyibye umubwira uti bimeze gutya na gutya musezeraneho neza akomeze nawe ukomeze ujye mu rugo rwawe nibyo byiza ubu nyine ngo byose urabura ko nirinze kuvuga amagambo menshi buriya turi kumwe nibwo uzamenya ukuri ko ariko baririnze kuvuga amagambo menshi yihorere n'ubundi amenshi muzayavugana muri kumwe n'abakubwira impamvu wasanga nawe afite nawe impamvu yabikoze reka dusoreze hano tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha